meze neza sega ese we umushuti wacu akora umva mubwira ukuntu byagiye nguhaye amezi arindwi nagera kuzura oya arindwi nagera kuzura nuko hari ibyo nzi arindwi nagera kuzura akuzura gutyo ukabona ari wuzuye uzahita umbwira ati rezo urasebye ariko nkawe ukaduka ugashyanuka ukaza aho ngaho ngo uriza waroze kanaka ariko buriya nkawe waguhiga akagufata akagushyira ribu ushobora kuzana ibimenyetso bihamya ko mutaza kugira ngo nuko bibabaje ndishimye. The Daily News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with the Daily News Channel. Hello guys, bakunzi ba Daily News Channel, reka ntangire mbasuhuza ndetse nanabaha ikaze nkomeza no kubashimira mwe mwakoze subscribe kuri The Daily News Channel kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Nibutsa namwe mutarakora subscribe kanda kukazogera uri kureba munsi aho ngaho ukore subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Gihe rero mwicaranye nawe Niriza ugarutse nje kuganira namwe noneho twenyine mwibanga. Zere ko mumeze neza abatameze neza nabumwe muraza kumera neza, ntabwo ari ngombwa ko twese tuba tumeze neza. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese agomba kuba akize, agomba kuba abakire n'abakene kugira ngo abakene bafashe abakire n'abakire bafashe abakene. Agomba kubaho abarwayi n'abazima kugira ngo abazima barwaza abarwayi. Mwige kurwazanya no kubana hafi, gufashanya no gukundana ko Imana ibidusaba. Ubu rero ngiye nari ngarutse ngo tuganire. Ubu none reka mbagire ku muriri w'inkuru, simubizi ko nzi kuzibara. Ngiye ndashaka kwibariza abantu bamwe na bamwe. Ubu ngenzanywe n'ibibazo, ubu none ntabwo nje kuganira ibindi turabiganira nyuma y'ibibazo. Ngiye ndashaka kwibariza abantu. Nk'iyo unyadukiriye ngo navuze Jackie kaza untuka ngo wandaya we wabikiwe sinzi uri ibiki, sinzi uri indaya, sinzi uri imbo, sinzi iki. Guys, mwebwe mureba ibintu twe dushyize hanze, mureba ibyo dushyize hanze, mwumva ibyo tuvuze, ariko muri make uretse bamwe muri mwe mutwegera kubera ko akenshi tuba twanatanze amanimero yacu, uretse bamwe muri mwe mutwegera mukaba inshuti zacu tukaba twaganira cyangwa se tukanamenyana bihagije mukaba mwatumenya, ariko muri make ntabwo abenshi mutuzi neza. Uretse kutubona hano mu mihanda kuko twabizaniye, ariko ntabwo mutuzi. Ntabwo muzi ngo abantu bo muri iyi mihanda tubanye dute. Nk'iyo uza kuntuka ngo navuze Jackie ngo ndi indaya ngo ndi ibiki, uretse yuko uri umuswa. Ubundi reka nkubwire, nta muntu muzima ufite ubwenge utekereza neza udafite ikibazo cyo mu mutwe, akaba adafite ikibazo cy'inzara, akaba adafite ikibazo cy'ibibazo bindi byiwe byihariye ushobora kuza ngo yandike comment mbi. Koze umuntu aba yasize nimero ye hano. Niba ushaka kumenya koko byimbitse niba ayo makuru ari ukuri, andika muri comment uti uzaze, cyangwa se wandika ikibazo wifuza kumenya. Wandika ikibazo ufite umuntu azaza ikigusubiza, cyangwa se fata nimero umuntu aba yatanze umwandikire inbox muganire, umubaze neza ibyo avuga aho abikura n'uburyo abizimo. Ntabwo nge nigeze mvuga ngo Jackie ni indaya, ariko navuze ko nta mugore wubatse urara mu kabari, nta mugore wubatse nawe. Ibintu navuze ndumva bitari na bizarre. Nge navuze yuko nta mugore wubatse urara mu kabari. Ikindi nge na Jackie uburyo tuziranye cyangwa se uburyo twahuye nta n'umwe ubuzi. Jackie ntacyo mpfa nawe, ibyo navuze bihwanye no gushaka kwanjye, nawe afite ibihwanyiraga no gushaka kwe. Ashatse yavuga,
ashatse yaza akavuga ati umugabo wanjye kurara mu kabari ntacyo bimutwaye, nanjye ukarayemo ntacyo bintwaye, ntacyo byangiza ku rugo rwacu. Si ibintu byoroshye. Njye navuze ku giti cyanjye mbaye ndi nk'umugabo, ntabwo nagira umugore ngo mwemerere kujya kurara mu kabari. Ariko nanone ntabwo naciye iteka. Si kuki mukunda gutukana? Nkanjye muba muntuka, buriya naje nkabaha ibyanyu mwankizwa n'iki? Umunsi umwe hari umuntu uzandika muri comment yandika ibigambo n'indangiza nze. Nsoma amazina yawe nanakwinjirire no mu account yawe yose. Shumi yanjye ngo uteze isi kikurenge. Buri umuntu muba mushaka kubwira ntago mumuzi. Kuki mukunda gusembura abantu? Mwagiye mureba ibiganiro mukicara mukabitekerezaho ukavuga uti ibi bintu. Erega ushobora kubona ibintu ukabyibazaho ntubyumve neza n'ibintu byumvikana. Twese ntabwo ikintu cyose tubonye ariko duhita tucyumva neza, ntabwo ariko duhita tucyakira nk'uko wakivuza cyumva, kandi nta nubwo tubereho guhuza ibitekerezo. Abantu twese duhuje ibitekerezo hano ku isi tugahuza ku kintu kimwe 100%, ntabwo twaba turi normal. Ubuzima buri normal, abantu bagomba kugira ibintu bibusanye. Hagomba kubaho abantu b'inzobe, hakabaho abantu birabura, hagomba kubaho abantu bakunda guseka, hakabaho abanyeshaza nkamwe muba mwaje kuvuga ubusa. Buri muntu wese afite ukuntu agomba kuba ameze kwihariye, kuko nta muntu ufatanyije umutima n'undi. Ariko si nk'iyo wadutse ukaza kuvuga ngo Riza ngo ni we waroze Vava, ngo ni we wagize ute, yaba nabugiraga ahubwo ngo ndoge wowe. Mwagiye mugira ubwenge, mwagiye muvuga ibintu bifite gahunda. Vava yari inshuti yanjye, n'uyu munsi naruhukire mu mahoro, nakomeze kuruhukira muri paradizo. Natwa dusabire gikombe yanywereho, natwe twese tuzakinyweraho. Sinanamwibagiwe, sinanamuretse, ndacyamukunda, ndamukumbuye. Ariko nkawe ukaduka ugashyanuka ukaza aho ngaho ngo Riza waroze kanaka. Ariko buriya nkawe waguhiga akagufata akagushyira RIB, ushobora kuzana ibimenyetso bihamya ko namuroze. Iyo nayo ko ari harassment. Stupidness. Mwagiye mugira ubwenge, mwagiye muvuga ibintu bifite gahunda. Uradutse ubonye ikiganiro urakirebye, uradutse ugiye aho ngaho uraropotswe ngo Rizaye ngo yasinze. Ese utekereza ko aha hantu tuba twicaye tubaganiriza ariho honyine twicara? Shuti yanjye tuba dufite ibintu byinshi byo gukora. Niba umuntu yigomwe umwanya akavuga ati reka ngushyira abantu banjye bo kuri Daily News Channel mbaganirize, bataguma kwicwa n'irungu cyangwa se bataguma kumbura, akava mu byo avuyemo arinaniriwe, avuye guhigira ahandi arinaniriwe, ubuzima wabugoye, umuntu aba ari guhasoringa muri nyinshi mwebwe mutazi. Umuntu yiviriye aho avuye, ajananiwe, yagiyeyo abyutse igicuku, atashye umugoroba unishye, ageze mu nzira aravuze ati reka nce ku bakunzi banjye kuri Daily News Channel mbasuhuze, mbaganirize, dutere story ho gakeya, baruhure mu mutwe ho gakeya, nindangiza nanjye njye kuruhuka. Aje uramwitegereje, ubonye ko ananiwe ngo yasinze. Ako ubundi mureke mbabazi, mubona ryari iyi si zaba nziza? Niba udashobora no kureba amaso y'umuntu acitse intege ngo uvuge uti uyu muntu ashobora kuba arwaye, ngo uvuge uti uyu muntu ashobora kuba ananiwe, ese uvuge uti uyu muntu ashobora kuba ashonje, ese uvuge uti uyu muntu ashobora kuba yifitiye ikindi kibazo, directly ugahita utekereza negativity. Nimurangiza ngo isi izaryoha, izagira iryohere ufite ibiceri bye. Uyu munsi nabibura nanjye nkabifatira indyohere. Naho ubundi imitima abantu mufite ni mibi, mufite imitima iboze. Ntago ari abantu bose, simvuze buri wese, ariko abantu bamwe na bamwe mufite imitima iboze.
nk'ibyo biba byaje muri comment kwandika amafuti. Rero buriya muzi ngo muri kubabazariza. Njyewe se shuti yanjye no kuza hano kuvuga gutya mutaza kugira ngo uko bibabaje ndishimye nimbabwira mu byumve. Ahubwo mba nje gukebura abantu. Nshuti ugiye kwita ku mugogoro wa Liza na Vava na Jackie nande ubwawe wifitiye ibibazo byawe byakurenze. Sometimes ugasanga n'inzu nturayishyura nta n'ayinzu ufite. Sometimes ugasanga nta n'ibyo kurya ufite mu nzu. Ariko kubera ko uguze utuye mu bizi twijana n'ikiganiro kirebye kitarangiye wise uvuga tereka nihute nandike comment y'amafuti tutaranshirana. Mwakwitaye ku byanyu ko nimukomeza kwita ku by'abandi muzakererwa gukora ibyanyu. Kuki muhora mutekereza ibintu bibi? Ngewe reka mbwira abantu ikintu kimwe. Guys, abantu benshi bajya bambwira ngo Liza ngo nsa n'umuntu ugira amahane, ngo barantinya, ngo bagira gute. Guys, reka mbabwire ukuntu ngiye Liza ateye mbasobanurire Liza wa nyawe. Liza nta mahane ngira. Reka ndeke kuvuga gutyo, naba nkoresheje imvugo itariyo. Liza amahane ndayagira, ariko Liza ntago nanduranya. Ikindi si nkomeza ibintu. Umuntu njya kugirira amahane bikarinda iyo biba ngombwa ko uwo muntu twaserera. Guys, aba yambangamiye kuri rwa rwego ntabasha gusobanura ngo urwumva. Aba yanyinjiriye kuri rwa rwego mwebwe ntababwiraho ngo murwumve. Uwo muntu aba yanyinjiriye pe. Kuko Liza sinanduranya, Liza sinkomeza ibintu, Liza ntago njya ntindana ibintu uburakari. Shobora kurakara akakanya tuvuganye nabi, abantu benshi tujya tunashwana ntibazongere kumvugisha ngo yarantinye. Guys, njye ntago ndi umunyanzika, ngira umutima muto kandi muto cyane ushoboka. Uwo mutima rero akenshi ngukoresha nishima cyangwa nishimisha. Iyo mbabaye mfite ibibazo ngukoresha ntekereza about my problems. Ntago ngukoresha ntekereza negativity nk'izanyu. Ntago ndi umunyamahane ariko nunyanduranya aho nzagusekura. Ntago uzankubita urushyi ngo ntego undi Musaya, ntago nye ndi Yesu, ntago navukiye Yerusalemu, ntago ndi uw'i Betelehemu, nta hantu mpurira n'umuvure. Mbibabwire sinigeze mva mu nda ya Mariya, njye navuye mu nda ya Mukantuza. Ubwo rero sinzi impamvu ahubwo muba mushaka gutesha umuntu umutwe. Kandi njye mu bantu mushaka gutesha umutwe ntago mbamo. Guys, mba nifite ibintu byinshi bindeba. Mba mfite abana ngomba kwitaho, bakeneye kurya, bakeneye kunywa, bakeneye kuryama, bakeneye kwiga, bakeneye kuganirizwa nanjye nka mama wabo. Nkawe rero iyo wifashe ukaza kuvuga ngo Liza ngo ni indayi, we wampashye kangahe? Ndi indaya wanguze kangahe? Agatsinda umuntu uzahora aririmba uburaya aba ari we ndaya. N'umuntu uhora noneho nshyireho n'akadomo kuri ibyo bintu. Umuntu uhora aririmba kanaka ni indaya, kanaka ni indaya, kanaka ni indaya, kanaka ni indaya, aba ari we ndaya. Abababajwe nuko bazamutanga abakiriya. Humura ntago ndi indaya, nta bakiriya nzagutanga, ntabo nzatwara pe. Ntago ndi indaya. Kararuganya. Ikindi, umuntu uhora uririmba uburozi, kwa kanaka bararoga, kwa kanaka bararoga, kanaka araroga, uyu yaroze, uyu yaroze, uyu yaroze. Guys, abo bantu mujye mubatinya, uburozi nibo baba bufite. Nk'uwo Jennifer muvuga ngo nararoze, nta n'uwo nzi njyewe, uwo nta n'uwo nzi. Uwo nta n'uwo nzi. Nari ngiye kuvuga ngo sinshaka no kumumenya, ariko hari n'igihe nanamumenya ugasanga bingiriye n'umumaro, kuko umuntu wese utazi nta n'impamvu yo kumwihakana cyangwa kumwanga. Ntawe nzi. Ariko iyo muvuga ngo njyewe ndoga, navukiye mu muryango ntigeze, umuryango njye nakuriyemo
ndahiye imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'Imana ishobora byose yo mu ijuru, senga nizera, njyewe ngize imyaka nk'iyo mfite, nta muntu w'iwacu nigeze mbona asoromera umwana n'umuravumba, kandi narezwe na nyogokuru, narezwe n'abakecuru, ariko ndinze ngana gutya nta n'umwana nigeze mbona abaha umuravumba. Reka mbaha agastori. Kera nigeze kuba ndi gukina n'abandi bana, noneho ndiruka ntora urwembe, kwa kundi umwana atoragura ikintu cyose abonye, ndutoraguye ndavuga ngo ngiye kwica inzara. Guys, nditema, nitemye twari turi gukinira ku baturanyi, habaga nyine naho umukecuru, ahita ambwira, yumvise ndize cyane abaza abandi bana ngo mbaye iki, baramubwira ngo aritemye n'urwembe, ahita mfata arambwira ngo nindeke ngo ashyirireho ivu, ngo ivu ngo rivura igisebe, arinshiriramo. Guys, byarandiye, numva neza nkutse umutima, byarandiye, ariko hahandi ibintu njya kurusha nuko nari gucika urutoki. Ndataha, ngeze mu rugo nabaga nagiye gukina, nabaga ngomba gutanga karaba kubera ko kuvuga ngo sindi bukarabe n'ukuntu nabaga nigize ntibyabaga bivamo. Ndataha, ngeze mu rugo nyogokuru arambwira ati kuramo imyenda ngo ukarabye. Mbanza kwibuzabuza ko nari mfite ubwoba ko hajya amazi, kandi iyo yanyozaga iteka ryose yabaga yitaye mu nzara kurusha ahandi. Banza kwibuzabuza, nikoza hirya nikoza hino, arambwira ati rega ntabwo urarutozi, kuramo imyenda ngo ukarabye. Ndabyuka nari mfite like 7 years, nkuramo imyenda ndaza, ndavuga reka nihagarareho, ko yaragiye kunyoza amazi akonje kandi nyatinya. Ndavuga reka nihagarareho nigira nkaho ntatinya amazi, ngire gutya amaboko kugira ngo amazi ataza kujya kuri rwa rutoki rwari runo rw'igikuma. Ngira gutya aranyoza, abanza amanura akaboko kamwe, ageze ku maboko arakoza, ashaka kumanura akarero nkakimana. Ngeze aho ngaho ku ngufu nyine, urumva umwana ibyo yakigira byose aba ari bwemere icyo bamubwira kuko nta zindi mbaraga. Ku ngufu akaboko ndakamuha, arebye abona harabyimbye agatoki kandi hari hasa nabi, hameze nk'arimo ibintu. Arambaza ati ibi ni ibiki? Ndamubwira ni nakomeretse. Wakomerekejwe n'iki se? Kuko najyaga mfateka ryose urwembe, nakundaga gukinisha inzembe ngo nice inzara. Noneho yabona mfashe urwembe akambwira ngo ntukajye utoragura ibyembe byose ubonye bitazagutera sida. Rero narebye kuvuga ngo n'urwembe rwantemye, mbona aranyica. Noneho bonye ari bunyice ndamubeshya ngo ni igiti cyanyishe. Arambaza ati none se kimaze kukwica ibi ni ibiki byagiye? Kushobora no kurwara amatetanusi. Ndamubwira mukecuru wo kwa Manweri yahise anshyiriraho ivu ngo rivura igisebe. Guys, nibwo nakubiswe neza zinukaho. Gramere arambwira ati ngiyewe kuva nabera umuti w'ibyatsi sinkumva sinawemera, niba binabaho bikaba binakora nge ntabyo nzi. Iyo umuntu arwaye ajya kwa muganga bakamusuzuma, bakareba icyo arwaye, bakamuha imiti. Najyaga numva ganiriza abandi bamama bakababwira ati ariko ujya gushakira umwana imiti y'ibyatsi ngo y'inzoka, ubwiwe n'iki ko ari inzoka arwaye? Ko ari uko n'umwana ashobora kukugwa mu maboko urimo umupakangira ibyatsi bidafite ikintu bivuze. Ufashe umwana ukamujyana kwa muganga, bakamusuzuma bakakurebera icyo arwaye, barangiza bakamuha imiti ukamucyura ukayimuha neza akayinywa agakira, bitwaye iki? Gusa nyine ntacyo biba bimwe, kandi ngewe ari umuntu uzaza akavuga ubusa nkamwereka. Ikindi ndashimira abakunzi ba Kigali News Channel, rata mwebwe twikundanira, nizere ko mumeze neza, ndabakunda kandi ndabizi ko tuba dukumburanye, ariko nzajya nkoresha uko nshoboye mu mbone. Gusa sinabura no kujya mu yindi mirimo, ariko nzajya nkoresha uko nshoboye mu mbone
abantu bakeneye amashow yanjye private show ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye 079 85 35 276 nyikoresha no kuri WhatsApp bishatse naho wanyandikira kandi mbibutsa ko mukomeze mukore subscribe share like comment kugira ngo byibuze mujye mubasha kubona ibiganiro byacu n'ubuzima bwa buri munsi bwa Daily News Channel tuzajya tubibagezaho ikindi murabeho ndakabahuhiye bye romantique nge